Aha, okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizero ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Nizero ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muherereye hose. Nkomeje gushimira mwese mudukurikira muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Reka mbashimire mwe mufata umwanya mukavuga muti reka dufate amayinite yacu turebe ibiganiro iyi famiye itugezaho. Mwe mudukurikira muherere mu gihugu cya Saudi Arabia, turapopereye, twifurije ibihe byiza cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mudukurikira muri hari abashuti bacu twabonye badukurikira bari muri Afrika y'Epfo, hari abandi twabonye badukurikira bari ku mugabane w'Iburayi, hari abadukurikira bari ku mugabane wa Amerika, hari abadukurikira bari ku mugabane w'ahandi hayiga cameraman w'umugabane wondera mugabane wa Aziania, abadukurikira bari Bujumbura, Rirare, Bujumbura, Rivire na Kampala. No dufite abantu badukurikira, mwese mvuye ko tubakunda kandi tubifuriza ibihe byiza cyane. Tuba tunabasengera ngo kugira ngo mugende gute mubashe kubona amafaranga yo kugura megabyte kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byacu. Hari ubwo mwari bwayabura no kubera amasengesho tujya tugiye gute tubasengera. Hanyuma rero nk'ibisanzwe, hanyuma rero nko muri kubireba nazindutse iyarubika ivaho mpita ngenda ku yaruhebeba. Yaruheba nose burumva ko nazindutse, ubwo byanze bikunze ikintu cyanzinduye ni ikintu kitoroshye, ni ikintu gikomeye. Na amakuru tugiye kugira gute kubarebera kugira ngo mubashe kugira gute mube update. Nkuko muri kureba ndi ku misozi cyane, cameraman ngira ngo yaberetse ndahano ku musozi cyane. Ubu ngundi kureba hari hakurya, ntago mwamenya ngo ni hehe, gusa icyo muri kubona ni inyanja. Impamvu muri inyanja rero muraza kumenya impamvu turi kuri no nyanja. Hanyuma rero ntabicije amatsiko, hari amakuru shaka naje gutara hano kugira ngo tumenye ukuntu ibintu bigize gute, ukuntu ibintu byestaye. Rero niyo mpamvu mbaje kugira hano kugira mbanze mbasuhuze, mbaye nikaze mumenye urugendo ngiye kujyamo. Hari amakuru twumvishije ngo ngira ngo abantu bakurikirana ibintu bya social media mwamenye inkuru y'ukuntu Gisupusupu yahubutse kuri stage ngo yitura hasi, ibintu bigenda nabi, birakomera, biba bibi, mugani wa Burundi biraza nabi. Ariko ngo hano twagiye muri zino quartier na hano agiye kuvurirwa, bamujyanye ngo ajye kuvurirwa barebe ukuntu bimeze. Hanyuma rero turagira nayo turebe ese yari niki cyamutuye hasi, ese yari yarwaye biki, yari yagize gute, ese baramuvura akire, ese biragenda gute. Mbese ubwo nanjye mfite amatsiko, ubu ngubu nanjye nahise fata ritiko yanjye mba ndashogosheye ndaza gutya. Hanyuma rero ndagira ngo mubane nanjye tugeraneyo turebe ese byagenze gute, ese arakira, ese ntari bukire, ese niki cyatumye bimubaho, cyangwa baramuroze mugani wa bya bindi bavuga ngo muri no ruganda ngo mu nganda zino za industry n'ibiki ngo bararugana ngo bagira namate. Nkavuga ati bwo yenda wasanga koko yenda bya baramuroze. Reka rero tugereyo turebe, hanyuma muze kubana natwe. Cameraman uri kubona neza fresh oma? Aha, ubwo rero sasa rero ubwo twagiye mubane nanjye tugende. Nimugire ubwoba, dore ko nanjye hari genge ngira ubwoba. Buno kumanuka ngo ni hafi neza hepfiri kuki hari ku musozi nyamwe kuhabona. Aha, Maria kana chishe. Eza ni mwijuru. Eza ni mwijuru. Ubundi basha, ubundi ugeze hano gutesha. Ubundi se ko ari winjiranye nkahita hano gute? Nubwo se wari uza hano winjiye hariho? Hano ntago hakinishwa, uranyumva neza? Uwo muntu se kumutwaye mu maboko mbona yanegekaye, nta hano wageze ute ko nta disipurine kwinjira ukinjirana inkweto hano iwanjye? Siko ntabwo bamugira.
wari ubizi hano nta muntu ugize inkweto hano harebenze ntahere ni ukuvuga ngo iriya mikoshi iriya myaku biriya uba wakandagiyemo ntabwo ugomba kubyinjiza ahangaha ku gicumbi cyanjye wakana we buriya utinda gato nari kukurahira nyamuzinda ugasubira iyo wavuye wa mwana uranyumva neza kagabo se uyu mugabo ko mbona afite ibibazo byinshi mbona ndi kubona ntazi mu mutwe we afite ibintu byamuvanze bimeze bite twari twagiye gutaramira i Musanze ari kuri stage aza kugwa aguye mbaza abantu bambwira ko hari umuntu bazi w'Urusizi ngo hari abajya avura bameze nk'uyu nguyu impamvu naje kugushaka umuntu wakundanye se nawe Musanze ni uw'Urusizi uwo mugabo se ushobora kumpa amazina ye yitwa nde amazina ye nyakuri yiswe na se na nyina akivuka none mwabana mwe akimara kumamagara ngo senge yumva François araguye nohereje imbaraga za sogokuru nohereza jajya mukuru uyu jajya wanjye iyo mutumye buriya burya nkimara gufata ingabo yanjye mba ngiye kurwana ngiye gutabara nohereje ingabo za jajya za sogokuru mukuru mfata inkota yanjye ndarwana ndangije ubwo nari ndimo ndwana ndi kumwe na sogokuru mbona ko uyu mwana Sebyumva François bamwoherereje ihembe mwana wanjye jajya kwa jajya rabi uranyumva neza ariko afite n'ibintu byinshi bimuri mu mutwe bigaragara ko ameze nk'umuntu wavangiwe sinzi niba uri umwana we uri kike fata kuri aya mavuta umusige mu maso zimanganye siga ku ntoki zawe nurangiza umusige mu maso no mu maboko dusaba ababyeyi kugira ngo bagufashirize François uranyumva shaka jya rabia mayomba y'urwanda icumi rishingo birindi nkoti ku biyindi gini kwa gini ababwiye ngo nzabazana abantu barimukira abandi bo nubwo naborohera kubera ko ntabwo nyina shana ntabwo nyina mwana wanjye ndabarahira nyamuzinda mba nkoroga mutamusize rero mu rupapuro rureba utegereza hano urebe neza ni umuti wanjye iyo basogokuru bemeye kugufasha ndawifashisha rero uyu muti urawubona aya si amavuta mwisize urayabona witegereza hano urebe sha gini kwa gini rabia mayemba y'urwanda yandi icumi rishingo rw'irindi babyeyi Sengiyumva François batwereka bamuroze muzamura umuriro kuri uru rupapuro niba mwemeye kudufasha mu bitwereke babyeyi gini kwa gini mayemba y'urwanda yandi icumi rishingo rw'irindi nkoti ko rw'iyindi jajya kwa rabia bashya dore ndabarimbuye urupapuro rwose rurahiye ariko uyu murozi afite imbaraga ntabwo mbarimbuye dore urupapuro rwose rurahiye ariko kubera ko umurozi afite imbaraga dore aka ngaka ntabwo kahiye urakabona sha reba ko urupapuro rwose rurahiye ariko uyu muntu wohereje ihembe
ni umuntu ufite imbaraga kandi afite ibindi bintu ari kumushakaho binakomeye cyane. Kuri uyu musaza mbona se akimara kugwa kuri stage hari ibintu yari afite akaba atabifite ubu ngubu. Ibintu byo byose mwarasuzumye yari afite ubona bifite, ko ndi kubona ntabyo yari hari ibindi bintu yabuze kandi bikomeye. Nta nubwo uyu murozi ari umwe, ni babiri bamugendaho, dore uyu nawe n'undi dore akanako kahiye, ariko bigeze ahangaha biranga kuko aba bantu bafite imbaraga bamugendaho. Uranyumva sha? Jya kwa jya rabira telefone ukimara kubita kuri stage yawe telefone. None se umuntu amwoherereje makaga ubu ngubu byabajuriye na telefone mwana wanjye. Iyi mukasa nta mikino ngira sha, isi yose iranzi cyane. Aba bana uyu muntu ari bukire arakira nk'uruga, arakira sha, arakira kuko n'ubundi aba yarapfuye kuko ibyo bari bamwohereje ntabwo yakabaye akiriho. Ariko uyu yarampamagaye impita nohereza umuti ndamworohereza mwana wanjye. Uranyumva byagenze gute kugira ngo Nsengiyumva abantu benshi tuzi igisupusupu byagenze gute kugira ngo amere gutya? imbazi ibyo mwana nimwibarize urumva namaze kandi ubona ukuntu ameze nyine. Byagenze gute kugira ngo we ntacyo mvugana nawe mwana, ntabwo njye nawe tuziranye imbazo byinshi. none se uyu nguyu ubundi we yageze ate ko wageze hano utewesha nta nuko ntageze muhuze nyine. Njye namenya amakuru yuko uyu Nsengiyumva nyine ngo yaguye kuri stage kandi ngo yaje kuvurirwa inaha kabanze mu hagati abanze yitsamure ibi muri byose, yitsamure abanze yitsamure abarozi. tuza ituza neza biraza birakuva ngo tuza itonde wakana itonde ngini kwa gini itonde ibintu baramuteze mu ngabo. yitsamuye bisanzwe. Uhita uvuga ati dutsinze abanzi, dutsinze abarozi, ibi murimo byose bisoke. Urategereza biriya bintu bifite imbaraga. Urabonye ko byumvisha umuti bitangira kumutigisa no kumukurura, ariko kwitsamura bisanzwe ntabwo ari bigira nicyo byamutuye kuri stage. Ese ubwo nicyo yaguye kuri stage ni ihembe bamwoherereje, ariko warimwoherereje n'ubundi ndarimusubiza nawe rimuhitane ngewe kuko bamwoherereje ihembe. Bamwoherereje ihembe mwana wanjye. ariko wamwoherereje ihembe afite imbaraga, witonde kuba ataritsamura ntugire ngo nuko afite imbaraga, ariko paka iraza gukunda. yaguye ryahise amaze igihe kingana cyane ameze dutsinze abanzi, dutsinze abarozi, dutsinze n'abarozi bakugendaho. musuko bamushakaho iki ngo yaguye kuri stage? ni kwa Mbese mwagiye gukora igitaramo heza Musanze. Mbega ntabwo uvuga ngo bamuhoye iki utangiye kuba umusirikare. Dutsinze abanzi, dutsinze abarozi, dutsinze abanzi, dutsinze n'abarozi. iyo utangiye kuba umusitare hari benshi baba bamugirira ishyari ry'uko babona hari aho avuye n'aho ageze. Ariko nyamukuru ngewe icyo ndeba ni uwamuroze n'uwamuhemukiye, nkaba namukurura tukamenya icyo ashaka kugeraho. Nge ntabwo ninjira muri byinshi kuko ngenda umuhani isi yose irabizi. Ibihembe wari mukuyemo cyangwa biracyamera akumuhaye ko manese kandi nawe kumukangura. Mwana Nsengiyumva tumukorera iki muri aka kanya? Mwatubwiye ko bamuteje ihembe ariryo ryamukubise kuri stage, kugira ngo iryo hembe turikurure turebe ni n'uwabiteye
ndetse n'ibintu yavuye kuri stage babyeyi turabigenza dutereje twagera nsuka amazi mu ihembe suka amazi mu ihembe sha kira sikamona ugiye kumukoramo ngiye gushika ndebe uyu muntu wamuteje ihembe niwe ngiye gukurura muri aka kanya kugira ngo n'iryo hembe ndikurure ndizane kugira ngo uwari muteje nongere ndimusubize ndamuruga ngiye nta mikino ngira akaba nabagomeza kuvuga abagambiriye iki bagambiriye iki cyari bigisha abantu bana banjye cyari bigisha abantu bamuroga kabarozi bafite imbaraga sha ko ndabatsinda mbamuroga fata kino kibiriti cyane hano amahembe agira n'igisubizo n'indi gini kwa gini amahembe ari kurwanda icumu rishingo rwirindi soka wahembewe amahembe ari kurwanda icumu rishingo rwirindi hano nawe uwo murwayi werekera soke mumvire mu gicumbi mwaraginga uyu murozi afite imbaraga ngenge kuwangana kuko ibyo bimpagaze byawe by'ibikamera vuba cyangwa urahira nyamuzinda amahu ndabishimira urabiza byo gushika amanata soke ibyo bitero kamera byawe Jesus Christ ni kimoka byarana twari Musanze mwana dufite igitaramo Musanze ari kuri stage yego muga nyere tunakora kamera muteye gisaho kari mujyanye atari umurasa ikibazo na gisupusupu kanange negere no yarangije kamera tuze twikora kamera reka mbere kubwo twumva amajwi yawe shyiramo ubwo butunzi shyiramo n'amatwi y'ababyeyi z'imirazingo shyiramo iryo hembe riri kwaka mba nk'urugo n'ababyeyi ngo nzabazira aho bari hose aho muri Kongo abatanzaniya abanigeriya abantu bose n'abafite ngomba kubakunda nk'abazana amahoro Mese mugabo aretse tukaza natwe tukareba byibura tukareba ukuntu uri kumuvura cyangwa twe ntabwo turemerera mwana wanjye nakubwiye ngo ibyo bikamera ntabwo mbishaka aho ngaho kuko barafite imbaraga sogokuru niba utegeka ko umwana azana amaturo ni musa rero wakana we koma mama shishimira ababyeyi vuga ati ababyeyi ndabashimiye ko umurwayi wanjye mukuyemo ihembe babyeyi ndabashimiye ko umurwayi wanjye mumukuyemo ihembe waribonye ihembe sha ihembe nkuru ryari rigiye guhitana mugare waretse nka kamera tugende wari muteje mite mukura muzane mu ni rabbi ihembe ngiri bari bamuteje se nyuma bamwohereje makuru aya mafaranga yawe aruzuye uko nabikubwiye yego muga nangahe 150 reke rero 150 nayiki nayo kuvura nayo kugira gute aya ngaya nayo gusuzuma no gushika
nese ko tuzi ko ubundi abandi babanza kuva kwaka amafaranga ukaba wabanjije kumukuramo inuzi batarakwishyura ntabwo iby'amafaranga ari byo nshyira imbere kuko ngiye ibyo nkora n'ababyeyi babintegeka ni sogokuru uca amafaranga ni nawe utegeka ibyo nkora niyo mpamvu rero ntabwo nari kumwaka amafaranga ntaramenya ko ndamuvura sogokuru ataremera kumuvura niyo mpamvu amafaranga nayabatse ariko kuko sogokuru yemeye kumuvura n'ihembe bakoresheje nk'abandikuruye niyo mpamvu sogokuru ategetse yuko ayo mafaranga yashyira muri iri hembe kugira ngo aya ni amaturo y'ababyeyi iyi ni inzoga y'ababyeyi ni itabi rya basogokuru n'abasogokuruza mwabana mwe uranyumva sha ntabwo ari ayanjye kuko nanjye ntabwo nyakoraho muranyumva neza nanjye ubise koko nese wabonye umuntu wamuteje bakadisi cyangwa n'umuhanzi mugenzi we uyu muntu wamuteje ihembe rero uyu musaza arimo aramutwara hiti nabibonye ariko kandi yaranatumye bamutwarira na telefone kuko hari na telefone bamutwaye rero ngiye kubereka neza iri hembe ngiye kuryohereza ku waryohereje ku buryo uyu muntu wohereje iri hembe nawe ubwanya ari bubahamagare abasaba imbabazi kandi ni umuhanzi mugenzi w'uyu musaza noneho rero ikintu ngiye gukora iri hembe rigiye kugenda uwo batumye akamwiba telefoni kuri stage nawe aza yizanye iri hembe rigiye kugenda rikubite kuri uwo muntu waryohereje rihita rikubita no kuba atwaye telefone uyu musaza akimara kugwa rihita rimuzana geni kwa geni rabia sogokuru uranyumva neza amahembe ari ku rwanda cyuze shingo zirindi nkoti ku ziyindi babyeyi iri hembe ndaryohereje kugira ngo rigende rijye ku muntu waryohereje stage yumva uranyumva sha ibindi zina ni ibihe Singimba Faransa rigende gini kwa gini Rabia uyu mwana wamuhora bitore ko imbaraga uyu mwana yagiye kumuroza imbaraga kuranga kunyende cyane ariko ndamurahira ndamuzinda bamuro ndakutwika ni hehe uri bahaza narababwiye ngo ndi umuhani uyu senyo wamuteze hembe kubera kibere kindi hano kubera kindi hano nakurunguza mimi nakurunguza bana nakurunguza wamuhoye Yesu umuhanzi nanjye turaziranye ndamukorera twakoreye ahantu henshi hatandukanye ariko yanyemereye ko tuzakorana indirimbo ariko nkajya mbona atabyitayeho nyine nanjye birandakaza noneho se wabikoze ku buryo bwo kwihimura cyangwa wabikoze kugira ngo bigende bite nahisemo amagara umupfumu wanjye wo muri Tanzania yego imiti kugira ngo aguha imiti kugira ngo bigende bite kugira ngo ngire uko bigenze nyine dukorane na gisupusupu dukorane indirimbo yanjye yanyemereye anyemereye indirimbo ko tuyikorana ariko nkajya mbona aranshenga akambeshye cyane ariko mumbabarire ni ukuri ndakurahira nyamuzinda njye nta mikino ngira wakana uranyumva genda kurunguza none se ni rya hembe namwoherereje namusubije niryo riri kumutwika ahantu hose riri kumunyuramo ari kumuruza wo muri Tanzania nawe yanyuzeho afite imbaraga niyo mpamvu ari kujya azimya ihembe ryanjye yabona ndi kumutwika akarizimya kuko ubu niyo ndicanye mba namwongerejemo ibintu bimutwika bikamugonga ari gushya ahantu hose ni nacyo ririya hembe nyine niryo rimuzanye rimunyuza hano mu gikuta ariyo mpamvu mubona arangaha yanyemereye korabo mbona arambeshya akazajya nshenga akigira mu bindi nyine nkabikandakaza ko nyine dusanzwe dukorana
ese ko mbona warushatse kumwica wowe ukaba uri kuvuga ngo ni indirimbo yanze kugukorera wakana ntabwo namwica cyangwa ushaka kumutwara hiti kuko mwagendanaga uragira ngo abe ari wowe usigara uri kuririmba indirimbo ziwe yego nashakaga nyine gutera imbere kumurusha kumurenza kuko nabonaga nyine hiti yarazamutse cyane nta muntu mbesha kuko bandi ko kureba mbagura uranyumva mwana wawe nimumbwire mbakorera iki shamba korera iki wese ndiyo urabona ko icumu ryanjye ndamurashaka ndashaka ko tuzajya duhura umugira umusazi si umwica umugira umusazi dore ikintu ngiye gukora rero yari umuhanzi ngiye gufata robo ye nyibike nyishyire muri mugire ku buryo atazongera kuririmba atazongera kugira ikintu kimufasha muri karabu yawe robo ye ngiye kuyibika nyishyire muri ihembe rero nibuza mumpe amafaranga yanjye kwawe ari gushya n'iriko mu mpamvu ubona ryari rifashwemo hano ubu ngubu roho ye ndayifashe ndayibitse ngiye kuyibika none ahangaha nyishyize mw'iri hembe azongera kugira ubwenge ari uko abashubije amafaranga mwakoresheje ndetse abasabye n'imbabazi muranyumva neza nibwo azongera gusubira ubwenge ahangaha agenda asubira iyo uturutse ahangaha agenda asubira iturutse gini kwa gini rabiya